araza arambwira ati rero igisubizo cyabonetse kandi igisubizo cyawe kirimo kanseri. Yewe reka rero nkubwire, nimba hari ijambo ritinyitse ariko ubyumve, ni ijambo ryitwa kanseri. Yego urupfu pe nta kintu kitica, ariko kanseri ukurikije ukuntu ibabaza ukuntu Yesu we, maze niyo ndi mu nzu hari igihe mbyina nk'iyo nshyizemo izo ndirimbo za Israel mbonye rwose singiye kukubeshya, ndabyina ngatekereza ngo ubuse nigiye uri mu gukandagira, ubuse nigiye we uri mu kurambura amaboko cyane ko atarambukaga, ubuse nigiye uri mu kubura amaso nkareba, ngatekereza nabona ari jyewe, nkumva ndanezerewe pe. Nabigezemo n'ubundi hari ibindi nahuye nabyo byankomerekeje. Yego. Hari ibindi nari nahuye nabyo byatumye umutima wanjye ukomereka pe, ariko uyu munsi iyo ushizeho pe nuko byari bikomeye. Yego. Byari bikomeye. Rimwe naragiye negera umumama w'inshuti yanjye, ntabwo ari ngombwa kugira ngo nabonaga ari inshuti kandi nkabona ni mukuru. Yego. Ndamubwira nti rero bambwiye ko ndwaye kanseri, ariko ndakwinginze wenda ntuzagira ikindi kintu nkorera, ariko uzambe hafi, nkubwire ko n'uyu munsi ataransura kandi duturanye. Muturanye kandi wari uzi ko ari inshuti, kandi nabonaga ari n'umuntu mukuru. Ese ngiye kukubaza, umuntu aje akakubwira ngo uzamfashe, wenda no kugemura ntuzagire n'ikindi kintu nkorera, ariko uzamfashe gusa, umfashe muri ubu buzima, muri iki kigeragezo, tuganire, ambe hafi. Urumva ibyo bintu ibyo ari byo. Mbere se mwe mubanye gute mbere kurwara? Twari tubanye neza cyane. Ibibazo biraje akuvuyeho cyane, wanabimusabye ari nawe wabibwiye kandi niwe muntu wa mbere nabibwiye. Ntabwo murongera guhura se? Turahura. Akakubwira iki? Uviye inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo showroom, hamwe tuba twicaye by'umweko tunabana ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, nko muri salon, salle à manger, muri amagarde-robe, ibitanda byiza cyane. Duhamagare kuri 07 88 7 086 mumeze mte. Twizere ko mumeze neza aho muri satandukanye, twizere ko buri kimwe cyose muri gupanga kiri kugenda neza cyane. Iri jwi ryanjye mu ryihanganire byagize ikintu cy'ikibasi kitari ngombwa, ariko nyine nuko nguko. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi muri kureba aha ngaha. Umubyeyi ukiri muto ariko ufite abuzukuru bakuru. Twaze tuganira numva n'ibitangaza, nishimwe rikomeye cyane. Yitwa Murebwayire Liberate. Tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, ni amahoro? Ni amahoro turaho. Yego. Iyo mvuze ngo uri muto cyane wumva bimeze gute? Mba nishimye. Mba numva nishimye. Umumeze gute? Turaho, turashima Imana. N'akavura kaguye. Bamwe katanye kudukoramo umuganda. Ni amagiripe ariko azakira. Birakira. Birakira, ndi kunywa imiti, ntabwo naza hano bikiri bibisi. Ufite inkuru y'ubuzima bwawe waciyemo, ufite ibyo tugiye kuganira by'umweko byo gushima, cyane cyane gushima Imana. Mbere yuko tubyinjiramo, hari umuntu ushaka kuvuga ati uyu mubyeyi wicaye aha ngaha ni muntu ki? Watwibwira amazina yo twayumvise. Yego. Nitwa Murebwayire Liberata. Ndi umumama ukunda Imana n'abantu bayo. Yego. Mfite abana 7 n'abuzukuru 7. Urumva ko Imana yangiriye neza cyane. Gusenga rero nkunda Imana cyane, nkanasenga cyane. Ndi n'umudiyakoni, nsengera muri ADPR y'Abatsinda. Yego. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ufite abana 7 n'abuzukuru 7. Biraryoshye. Si ibyo ko abuzukuru baziyongera, n'ubundi mugisha uzaza. Bizaba ari byiza. Umwana wawe mukuru angana gute? Umwana wanjye mukuru ashobora kuba afite imyaka 41 niba atari 2. Yego. Urumva ntabyibuka. Umwuzukuru mukuru?
umwuzukuru mukuru yiga mu wa 5 wa segonderi. Wow. Ubuse naba mama bangana nabo bafite ahubwo abana babo bakuru bangana na n'umwuzukuru wawe. Nabyaye nkiri muto cyane. Wari ukiri muto. Kubyo kiri muto biraryoshye cyane. Ya. Ariko biranavuna. Birumvikana. Akigeze mu myaka nk'iyawe birakuryohera noneho. Cyane no kuri. Bikuvura ukiri mutoyi ukiri gushakisha ariko bamara gukura ukaruhuka. Ya. Usajya ntabwo ndaruhuka kuko hari abakiri muri segonderi. Ya. Hari n'abandi wenda bategereje ko tuzabona uko byamera bakajya muri kaminuza. Uvuga abana bawe? Abana banjye. Bafite abana bari muri segonderi n'abuzukuru bari muri segonderi. Yego. Cyakoze. Umwuzukuru no muri segonderi. No muri segonderi. Oya ni babiri. Yego. Mama ufite ubuhamya rero bw'ibyakubayeho mu bihe biri imbere bishize n'uyu munsi navuga ngo bigikomeje n'urugendo rukomeza. Tumaze kumva uriwe, tumaze kumva umubyeyi nkawe. N'ubuhamya bushingiye ku burwayi wakize. Byagenze gute? Reka dutangirire mu ntangiriro. Mu ntangiriro rero nagize ikibazo ariko bwa mbere sinakimenye. Ari nacyo gituma nicaye nshaka kubwira abadamu mbagira inama ko bajya kwa muganga kugira ngo bazakimenye. Jewe nababaye mu nda yo hasi ariko nkumva simbabara cyane, bitambuza kugenda, bitambuza gukora, bitambuza kurya, mbega mbabara gake cyane. Ariko kuko ninjiye muri menopause nza kugira ikibazo, mbona utuntu tw'uturaso duke cyane, tuke rwose. Mpamagara umuntu ndamubaza ntese ko bimeze gutya nabigenza gute. Arambwira ati ariko utwo tuntu abagore benshi baratugira, ati ntugire ikibazo. Nza guhamagara undi muganga w'inshuti yanjye ndamubwira niko bimeze uko nguko umutekereza uko bimeze. Arambwira ati banga ukuze kwa muganga vuba na vuba, ati icyo ni ikimenyetso kibi cyane cyerekana ko umuntu ashobora kuba afite kanseri. Ubwo rero byatumye njya kwa muganga. Twavuganye kuwa 5 kuwa mbere njya kwa muganga. Njya ku Muhima kwa muganga. Ngiye ku Muhima banjyana muri gynecology. Muganga arambwira ati ndabona harimo ikibazo, atufite akabyimba, we yakisa akabyimba. Ati ku nkondo y'umura. Ati ngiye kukohereza CHUK noneho muri 4 ugende bakurebere. Ngeze muri 4 ubwo nabyihutishije. Ngeze muri 4 bahita bambwira bati turabona ufite ikibyimba, nta nubwo arakabyimba ahubwo ni ikibyimba. Bati tugiye gufata akantu akayishantiyo tukajyane tujye kureba ibyo ari byo. Ndavuga ni cyane ubwo hari mu kwa mbere k'umwaka washize. Ariko negera umuganga namubaza ese wabonye ari ibiki? Arambwira ati nabonye bimeze nka kanseri. Ngira ubwoba rero kuva no munsi noneho nibwo natangiye urugendo rwo kugira ubwoba. Ubwo bari bambwiye ngo nzagaruke nyuma y'ibyumweru bitatu sinajyayo. Ukwa mbere kurashira, ukwa kabiri kurashira, ahubwo noneho ntangira inzira yo gusenga. Ndavuga nti Mana nimba ari kanseri umbabarire uyinkize, ndakwinginze bataranambaga umbabarire uyinkize. Urumva kukubwira ngo kanseri mbega muganga yarabanje kumbwira icyo akeka. Utumva urupfu. Mpita numva urupfu. Nta nubwo ari urupfu, mbega n'urupfu rubi kuko irababaza pe. Nuko mpita nkata rero ndaguma ndasenga. Ariko ndibuka umunsi umwe numva ndatinyutse. Ubwo ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu. Mu kwa gatanu nibwo natinyutse kujya kureba igisubizo. Ngiye kureba igisubizo mbona umuntu araje aranyegereye arambwira ati uwo nahereje urupapuro, ati igisubizo cyabonetse. Ariko ndebye ku gakaye afite mbona handitseho V, ariko imbere ya V harimo ikimenyetso cya plus. Mpita nkeka ko ashobora kuba ari. Arambwira ati ndaje tuvugane. Araza arambwira ati rero igisubizo cyabonetse kandi igisubizo cyawe kirimo kanseri. Atariko nubwo harimo kanseri je ntabwo nkubwiriye ariyo kuko ntayo nabonye sinyizi, ariko iri muri mu byiciro bine. Atari stage ya mbere, hari ya kabiri, hari ya gatatu, hari n'iya kane. Agenda ntekerereza mbega ya mbere bakubaga nta kibazo, ya kabiri bakubaga nta kibazo. Arambwira ati
iya gatatu ntabwo bakubaga baragushiririza, ati n'iya kane atumva mbega uko biba bimeze. Namubwira nti nta kibazo. Ntangira kugira ubwoba, noneho urumva ko nagize ubwoba bwinshi. Mpita njya kubyigana kugira ngo ninjire, noneho muganga ubwo ambwira ibyo ari byo. Ninjiye muganga ahita ambaza ati ko watinze kuza kureba igisubizo. Mbanza guceceka ndamwihorera, ariko ndangije ndamubwira nti nagize ubwoba bw'igisubizo mumpa. Arangije arambwira ati none se ko wagize ubwoba, nimba byariyongereye wenda ko wari gukira, nimba byariyongereye urabigenza gute? Ndavuga nti nta kundi nyine ubwo nuko byagenze. Ahita ambwira ati ubwo rero tugiye kongera kukubabaza turebe aho bigeze. Ubwo byabaye ngombwa ko nongera kubabara, ntari kongera kubabara. Arareba arambwira ati biracyari hahandi, ariko tugomba kukubaga kandi n'igihe ushaka kukwibagira. Nuko yari umuganga wa CHUK. Nuko ubwo mu kwa karindwi kuri 29 nibwo bambaza. Barangije kumbaga, je nahise mbura umwuka, ntangira urugendo, mbega ubwo gukanguka byaranze, ntangira urugendo rwo kujya kuri oxygene. Ndagenda ariko ngize Imana, iminsi 5 mba mvuyemo mu bitaro. Ndataha, ngeze muhira nza kugira noneho ubundi burwayi, ngira infection muri cya gisebe. Hazamo infection, nagiye kwa muganga ari nijoro, bahita bangumana. Namaze ukwezi n'igice kwa muganga, dikora oxygene. Nuko ndataha, ariko nsubiye kwa muganga bahita bambwira bati tugiye kukohereza i Kanombe muri biriya bitaro nyine bya kanseri, uzagende bagukorera ibyo bita radiotherapy. Bati ni ukugushiriza kugira ngo twizere ko ubuvuzi bwawe bwagenze neza. Ndagenda, ngezeyo muganga arambwira ati nibyo, bampa rendez-vous yo kuri 29 arizo kwa kabiri kwashize k'uyu mwaka. Urumva bambaze mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi ndataha, maze gutaha urumva nagize cya kibazo noneho cya ya ma infection. Umwaka rero, muri uwo mwaka mu kundi kwezi uko nguko kwa kabiri niyo rendez-vous nabonye yo kujya kunkorera radiotherapy. Radiotherapy rero ntabwo bayikoze, hari ukuntu babanza kukunyuza muri scanner kugira ngo barebe ahari ngo aho bizanyura. Ubwo igihe cyarageze, igihe cyarageze kimaze kugera, ngiyeyo muganga arambwira ati kubera rero ko radiotherapy yawe yageze, reka gende muri konje, reka ngundi muganga akumfashiriza. Uwo muganga rero nimba yarabikoranye ubugome, nimba se wenda sinzi uko yabitekereje, kuko yabanje gufata CD zanjye aho nagombaga kuzijyana arazinyima. Arangije ahita ambwira ati noneho rero, ati CD nazibuze. Abantu bo kuri reception baranamuhamagara bati waduhaye CD zawe, aho yanyohereje kuri uwo muzungu. Ubwo byabaye ngombwa ko ambwira ngo ninzane CD. Ngiyeyo CD nyine zirabura. Umuzungu nimba yaratekereje ibyo agomba gukora, sinzi uko yabitekereje, mbega we yahisha mfatira ikizame, apfumura hano kunda, menya yarapfumuye uruhago rw'inka simbizi. Noneho ndagenda, kuko nagombaga gukoresha radiotherapy mu gitondo. Mu gitondo byageze ntabasha kweguka, bigera nimugoroba ninjiye muri koma, kuko banjyanye kwa muganga ntabizi. Bangejeje CHUK baranyanga, baravuga ngo mutuzaniye umuntu wapfuye. Gisi numvaga kuko sinari mari, abari bahari nibo babintekerereje. Nuko ngize Imana nyagasani rero, ngo sinzi ukuntu baje kwiga, ubwo n'Imana yashatse kuntabara. Sinzi ukuntu baje kwiga kunjyana muri privé, banjyana aho bita kuri Siloam hano i Kagugu. Banjyanyeyo bahita ubwo banshyira kuri oxygene, ngo bareba basanga ntabwo baza kubishobora. Babwira abo twari turi kumwe, abana nyine ubwo n'umugabo urabyumva, nagize umugisha nawe aracyahari. Nuko bahita bavuga rero bati mubwire umuganga. Bahamagara wa muganga Diane uriya wo muri kanseri. Baramuhamagara, nanamboneraho kumushimira, Imana ijye imuha umugisha cyane cyane ku bwitange aba yagize mu byerekeranye no kwakira abarwayi. Nuko ubwo
niwe wambwiye ati muze mufata ambulance, ntabwo ari igihe yabibwiye mbega abo bandi igihe ntabwo nari mpari, yego nayo negereye mu rindi joro, yego nuko arangije banjyana i Kanombe, njye nkanguka nari i Kanombe ariko ndi kuri oxygene. Ngira Imana rero, abaganga b'i Kanombe Imana ibaha umugisha, ibongereho umugisha kuko ntabwo byari bisanzwe. Urumva umuntu uri kuri oxygene umwuka utazamuka, hari aho byageraga bakambwira bati mama batora dusize koko, ababwira ni muhumure ntaho ndajya. Abana bawe abaganga kuko bo babonaga ukuntu umwuka utari mu kuzamuka, bakabona ukuntu umwuka mbega umanuka, yego bakakubwira uti mama uradusize koko, harimo ikintu cyitwa ubumuntu, bati mama koko uradusize, uranze uradusize, ababwira ntoya ntimuhumure. Urumva nta mwaka nabaga mfite, nabaga ndimo kuvugira muri cya kindi bashyira ku mazuru. Nuko ngize Imana Nyagasani rero navuga ngo ni Imana yashatse kubituritsa, maze ibyumweru 3 mu bitaro, ngiye kumva numva ahantu ndyamye hose haratose, harashyushye cyane ku buryo budasanzwe, naho kumva byaturitse bya bindi byari byaraheze mu nda byose byaturitse. Ntabwo navaga ku buriri ku gitanda ngo mpagarare hasi, byose nabirangirizagaho nari ndyamye. Bituritse ubwo bajya guhamagara abaganga, kuko muri reve haba hari umuganga uba uhicaye. Bahamagaye umuganga ahita yumva biramunaniye, ajya guhamagara abandi baganga. Abahamagaye baraza baravuga bati rero tugiye kukujyana muri salle dope, ariko birihutirwa. Ndavuga nta kibazo, mbega no kuvuga ngo igisubizo nari mfite cyari nta kibazo, nta kindi kintu nagombaga gukora usibye kubabwira ngo nta kibazo. Nuko ariko nari mfite ubwoba bwinshi kubera ibyo bintu byaje mbega ndyamyemo, urumva nari mfite ubwoba bwinshi. Ngize Imana Nyagasani, Imana igira itya, barongera baragaruka nko mu minota nk'icumi bahise bongera baragaruka, baravuga bati rero ntabwo tukujyana muri salle dope, nitukujyanamo nta kuvamo biratugora. Bati kiza ibyo tugiye gukora tugiye kubikorera hano ku buriri. Barambaye baraje barasatura, basatura kunda hahandi nyine kuri ya nkovu n'ubundi, barasatura noneho baroza. Byari urugendo rurerure gusatura, nubwo hari utuntu tw'udushinge bari bajombye ku matako, ariko ntabwo ububabare bwabuze kuza. Nuko ndababara nyine, urumva nawe kubabara kuza mu nda kugira gute urimo kumva, urumva urwo rugendo. Ariko ngize Imana mbona ndakize, ariko barambwira bati ntabwo tukudoda, nitukudoda birongera byireke, ntabwo tukudoda. None icyiza tugiye gukora, tuzajya tukogereza 3 ku munsi. Ubwo batangiye kunyoza mu gitondo, saa 7 na nijoro. Nuko mama ukundi kwezi n'igice, ngize Imana mbona ndakize ndaza. Ndashimira rero abantu n'ukuri muri rusange, abantu baramfashije, hari abansengeye, abo baganga ukuntu bitanga ukajya kubona ukabona barimo baratwitaho abarwayi. Kuri Kanombe hari ubuvuzi budasanzwe, bakatwitaho mbega ubona batwitayeho. Ndashimira abantu bagiye ku musozi, hari abana bagiye ku musozi Bugande, baravuga bati ntabwo tuzahava mama atavuye mu bitaro, bararaga ku musozi. Abo bose ndabashimira, kandi Imana harimo umwana wanjye ariko n'amagurupe bari mu gusengana, kuko umwana wanjye byageze aho nawe ata umutwe. Ngashimira abana banjye, hari uwataye urugo arazanye icara iruhande, urumva guta urugo ukaza ukicara iruhande n'undi waretse akazi kubera jyewe. Reba umugabo aho yari ari ukuntu yarahangayitse, n'abandi bose. Mbega ndashimira abana banjye muri rusange, ngashimira abavandimwe, ngashimira inshuti. Hari abantu bagiye bakora no mu butunzi bwabo ukabona baratwoherereje, hari abatugemuriye, mbega baradufashije mu buryo budasanzwe. None nyuma y'uko kwezi n'igice wasohotse mu bitaro, wasohotse bakubwira ko ukize kanseri. Ikibazo na nyuma yabwo nasubiyeyo, nasubiye kwa muganga nyuma y'amezi 3. Barambwira ngo nimba nta kindi kimenyetso ndabona nk'icya mbere, ngo ubwo twizere Imana ko hari icyo yakoze.
ubu mfite randevu yo kuri 15 nanone z'ukwa 11. Ubu mfite ibyiringiro yuko Imana hari icyo yakoze. Gusa wenda ndacyafite urundi rugendo rukomeye, kuko hari ukuntu iyo ndi mu muyaga cyangwa iyo nariye ibintu bidasanzwe njya kubona nkabona umubiri urihaze nkabyimbagana, nkabyimba. Uretse ndaza kukwereka amafoto, nkabyimba ntazi ikibizanye. Ubundi hari n'igihe nicara nk'uko nguko najya kubona nkabona wenda amaguru yabyimbye. Ariko yakijije kanseri, yatumye mva muri koma, yatumye mbasha kugenda. Ntabwo ibyo ngibyo izabinanirwa. Mboneraho kwinginga rero abamama ngo nibazajya bumva ikintu kidasanzwe mu mubiri wabo cyangwa bakumva baranabikeka, batanabikeka bajye bihangana bajye kwa muganga hakiri kare, kuko nabonye iyo bitinze, ibyo bitinze biba bibi. Hari abantu twari turi kumwe, nk'umuntu akaba yarageze kuri stage ya 4, undi akagera nko ku ya 3. N'uyu munsi hari abakiri mu bitaro, abenshi barapfuye. Ariko iyo ugize Imana ukabimenya hakiri kare, abaganga barasanasana. Kandi Imana ni umuvuzi, Imana ni umutabazi. Ndi mu bitaro rero ndi i Kanombe, nabwiye Imana ngo Mana nunkura kuri oxygen nzakuvugira, nzagushima ku buryo buri muntu wese azamenya gukora kwawe, azamenya ibyiza byawe. Rwose naravuze ni mu rusengero narashimye. Ariko gushima mu rusengero numvaga wenda akarere cyangwa se paruwasi za kubimenya, ariko nkumva ntabwo biza gutambuka ngo nabo bantu b'i Bugande bansengeye, urumva bafashe igihe cyabo cyo gusenga, ntabwo bazamenya ko nashimye. N'abandi n'abavandimwe bose bagiye basenga, nk'ubwo ntabwo nabona abaganga bose bagiye bangirira neza, ariko ahangaha bose barabimenya, bumve ko mbashimye kandi Imana ijye bampera umugisha. Kumva ko bakubwiye ijambo ngo ufite kanseri, ukabona nawe biri kugenda byiyongera, niko ugenda ujya muri itari nziza. Niki cyese kiza mu mutwe wawe twinjize icyo gihe ukuntu wese wumva umeze? Yewe reka rero nkubwire, nimba hari ijambo ritinyitse ariko ubyumve, ni ijambo ryitwa kanseri. Yego urupfu pe nta kintu kitica, ariko kanseri ukurikije ukuntu ibabaza, ukuntu mbega abantu bayirwaye bababara, ukabona bamerewe nabi, ukurikije ukuntu imiti yabyo ihenda. Oya, kuvuga ngo umuntu arwaye kanseri byo n'urundi rwego. Noneho wumva ukuntu Satani akora. Satani yaburiye hamwe ashaka ahandi, abanteje ibintu byo kuvura kw'amaraso. Ubwo ibyo bimaze kuvaho, haje ibintu byo kuvura kw'amaraso. Ngiye kunyura muri scanner ngo basanga hari udutsi, imbaru two mu bihani, imbaru twahehe, amaraso yavuriyemo. Nuko ubwo ntangira kunywa imiti nanone y'ibyo ngibyo. Imiti irahenze, imiti icyo gihe, iyo miti mbega nibagiwe ukuntu yitwa, ariko ya miti y'ivura ry'amaraso ku muntu udafite assurance, afite mituweli gusa bakayikwandikira. Iyo ukwezi n'igice igura 252. Meshi cyane. Iyo ukwezi n'igice, kandi ukaba ugomba kuzahinga umwaka. Nyine hari aho bigera wareba ubuzima urimo ukabona wenda ntabwo wabibona, ukabyihorera ariko bitari ngombwa. Hari umuntu uvuga uti nasomye urupfu, nabonye iyo umuntu agiye kugenda ukuntu biba bimeze. Wowe byari bimeze gute? Urumva icyo gihe abaganga bakubwiraga bati mama uraducitse, icyo gihe wari muri situation imeze gute? Jewe rero nubwo byari bimeze gutyo, ariko nari ndi kwisezerana, kubera ko njya kubagwa hari indirimbo Imana yampaye. Urabona ko akundi baba bamaze kukwambura, bagushyize ku gatanda, umuganga akaza, abaganga baza kugutera ibinya bakaza kukubwira groupe igiye kugutera iyobowe na runaka. Noneho hari indirimbo yaje ngo nzi ibyo nibwira kukugirira yambonye. Noneho ubwo igice kimwe cyaraje mpita nsinzira, ariko iyo ndirimbo yarankomeje. Uzi ko yifuje byewe ubwanjye, nifuje yuko nabonana na Mbonyi nkamubwira ngo wa mwana we waradukoreye, kubona waradushyiriyeho byibura ibihumuriza. Mbonyi mwarabonanye? Oya, ntabwo murabona. Ako mba numva noneho rero nkiva mu bitaro ibintu byanshekeje.
iyo ndirimbo ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Numvaga tuzayiririmbana nawe, nkumva mbega nzajya nkanasengera nkamwinginga nkamubwira ntiwambare tukaririmbana ya ndirimbo koko. Icyo gihe wari ufite icyizere kivuga ko uzakira, wumvaga uzakira byanze bikunze? Reka rero nkubwire ntakubeshya, buriya iyo bavuze kanseri ni indwara iteye ubwoba cyane ko abayikira ari bake cyane. Abayikira ni bake. Nanjye kugira ngo mvuge si uko ntapfa be, ariko kuba narabashije kuva kuri icyo gitanda, kuba narabashije kuva kuri oxygene, mba mbona ari ibitangaza Imana yankoreye. Uko kwizera ugukura he? Uko kwizera ugukura he? Igituma rero ngira ukwizera cyane, ngira ukwizera ko Imana ishoboye byose, nkagira kwizera yuko ikora, haba ari mu byiza irakora, haba ari mu bibi burya nubwo biba ariko ibihari. Ngira kwizera yuko n'ubundi umunsi wanjye nugeraho gutaha nta kizabibuza nzataha, nubwo ntaba ndwaye kanseri pe nataha, ariko noneho nkagira kwizera yuko ndi kumwe nayo kandi n'ubundi izankorera ibyiza. N'uyu munsi ndabyizeye. Wumva Imana izagukora ibyiza byanze bikunze? Yewe we, ni ukuri singiye kukubeshya, n'uyu munsi mfite morale. Nta ubuse watekereza yuko navuye mu bitaro mu kwa gatanu gushira kuri 28 z'ukwa gatanu, ariko n'uyu munsi nizeye ibyiza byayo no gukora kwayo no gukomera kwayo. Wenda niki wabonye ku nshuti? Hari igihe umuntu arwara akavuga ati mbonye inshuti mu byiza no mu bibi. Inshuti rero narazibonye. Inshuti narazibonye kuko abantu benshi, umuntu wamenyaga ngo ndarwaye najyaga kubona nkabona arahamagaye. Ari nacyo gituma nabwira abantu ngo byibura umuntu natazajya abona n'icyo afashisha umuntu, ariko ajya yihangana anamuhamagare, nabona wenda miti kuko hari igihe atashobora no kuyibona, ariko nabona yifite ajya amuhamagara byibura amubwira ati komera ihangane nubwo ntagusuye ariko turi kumwe. Birafasha. Uyu munsi ni irihe somo wakuye muri ubwo buzima bwose navuga ngo waciyemo bwo kugira hasi ukongera ukagaruka? N'uyu munsi rero isomo ndacyaririmo, burya ngo twige kandi twige buri munsi. Isomo nakuyemo ni iryo kugira neza no gusura abarwayi, kuko hari igihe umuntu atumva umuntu, ariko iyo ugize Imana ukabona umuntu arinjiye, uwo mwanya muri mu kuvugana ntabwo witekerezaho, uwo mwanya muri mu kuvugana n'umuntu ntabwo witekerezaho mbega. Noneho ikindi kintu nabonye ko iby'isi ari ubusa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ntabwo burya tuzi umunsi tuzatahira, kuko ninjira muri koma numvaga yuko bagiye gukora radiotherapy ngataha, ariko nageze muhira nyine nitanjya muri koma. Ubwo rero duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Iryo ni isomo numva naho abantu. Hari ukuntu kenshi tujya turata umubiri, ugasanga uri wa muntu ufite ushyira imbere umubiri wawe, uri wa muntu wishyira imbere, wa muntu udaca bugufi, komsi nkaho udafite umubiri nk'uw'abandi. Umuntu nk'uwo umubwira iki? Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umuntu amuhana avayo ngo nta muhana ajyayo. Iyo umuntu akiri mutoya cyangwa iyo umuntu ataragerwaho n'ibibazo atekereza ko bitamugeraho, buri muntu uwo ari we wese. Iyo umuntu ataragerwaho n'indwara yumva yuko akomeye nta cyamuhangara, ariko iyo bikugezeho nibwo uca bugufi. Umuntu rero nk'uwo uri hejuru namubwira ngo niyitonde nace bugufi kuko icyubahiro ni icy'Imana. Buriya Salomo yavuze ibintu byiza cyane. Salomo yararebye, burya ngo yari yarashatse abagore benshi, 1,000 se abagore benshi, ariko ngo yararebye ku gice cyaho cya nyuma ngo asanga ibintu byose by'isi ari ubusa. Iby'isi ariko reka nkubwire, reba nk'abantu bafite amafaranga menshi, hari uyajyana, hari ikintu bajya bamuhase, ariko iyo twibikirije ahantu runaka urabona iyo ukoze ibyiza hari ahantu byandikwa, wakora ibindi byiza ngo gira neza kuko ineza uzayisanga imbere. Wenda ntabwo burya Pawulo niwe wavuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Kristo najya duha imbaraga dushobore gukora ibyiza, kuko nanjye ubwanjye ubu hari ibintu nakwibuka nkumva ndababaye, hari ibyo nibuka mbega nkumva ndababaye,
wenda ibyo umuntu aba yarakoze ibyo aba yaranyuzemo ushobora kubyibuka ukumva urababaye ukavuga uti ariko kuki ntamenye Imana mbere cyangwa kuki ntakoze biriya mbere nk'uko ndi mu kuvuga ngo kuki ntagiye nsura abarwayi. hari igihe ujya wumva wicaye ahantu uri wenyine ukumva waguruka ugashima Imana kubw'ibyo yagukoreye cyane. ni nka ryari? Yesu we, maze niyo ndi mu nzu hari igihe mbyina, hari igihe mbyina nk'iyo nshyizemo izo ndirimbo za Isirayeli mbonye rwose singiye kukubeshya ndabyina ngatekereza ngo ubuse nigiye uri mu gukandagira, ubuse nigiye we uri mu kurambura amaboko cyane ko atarambukaga, ubuse nigiye uri mu kubura amaso nkareba, ngatekereza nabona ari jyewe nkumva ndanezerewe pe. hari abantu uyu munsi gushima biba ibintu bigoye, ugasanga Imana yaguhaye ariko kumva hora ufite ikintu cyo kutanyurwa, cyo kudashima. Ndashima Imana yampaye ibi ngibi, ndashima Imana se yangize gutya. Umuntu udashima wamubwira iki? Namubwira ngo nashima Imana. Utanyurwa. Umuntu utanyurwa namubwira ngo nashima Imana ko kuba gihagaze cyangwa kuba kigenda ntabwo ari ubuntu bwe, ni kubw'Imana. Ubusa abantu benshi ntibaryamye mu bitaro bari kuri oxygene, abandi ntibaryamye muri morgue. Namubwira ngo nanyurwa n'uko ari, kuko muri byose buriya kunyurwa nicyo kintu cya mbere. Buriya hari umwana mwigeze kugirana ikiganiro ariko numva ndamukunze, umwana witwa Abdul. Yaravuze ngo we numvise anyurwa n'uko ari, niwe muntu wa mbere washimye ko akorera n'amafaranga menshi. Abdul wo muri Amerika. Ibaze gushima ukavuga uti pe nkorera amafaranga menshi ahubwo nanjye sinzi icyo nayakoresha. Namugira inama rero ntabwo yabura icyo yakoresha, kuko yakwibikirizaho inyenzi n'ingese zitazagira ngo zibirye, kuko hari abantu benshi baba bababaye. Jera mu bitaro haba ibibazo, hari abantu baba bashonje, hari abantu hano ku isi bashonje bababaye. hari umuntu ugira muri ibyo bikomeye wabivamo ukavuga kwari kugira ngo Imana inyereke isomo. Sinzi niba ari byo tuba twibwira cyangwa niba ari ukuri. Wowe ugera muri biriya hari icyo wabonye Imana, hari ubutumwa Imana yaguhaye? Yarabumpaye, mbona nicyo gituma ashaka no kubuvuga. Jewe ngera muri biriya bibazo nabigezemo, n'ubundi hari ibindi nahuye nabyo byankomerekeje. Hari ibindi nari nahuye nabyo usibye ko uyu munsi atari byo byanzanye, byatumye umutima wanjye ukomereka pe. Ariko uyu munsi iyo ushizeho pe nuko byari bikomeye. Ariko uyu munsi maze guhura na biriya bibazo, ibi by'uburwayi mbega, nahise mbona ko bya bindi bidakomeye, ahubwo mbona ibikomeye ari iby'uburwayi. Kuko ubutekereza igishoro cya mbere ni ubuzima, udafite ubuzima nta kintu wabona. Gukomereka biryana gute? Hari nk'umuntu utwumva uyu munsi mu buzima bwiza akumva ni ibintu nyine biri aho ngaho, wenyine ibyo gukomeka ntabwo bimureba, iby'uko abandi bababaye ntabwo bimureba. Umuntu wakomeretse yabiryana gute? Gukomereka ku mutima. Reka rero nkubwire, urakomereka ku mutima, ntabwo wabona ukuntu uvuga ngo biryana uku nguku, ntabwo nabona pe. Kuko nimba hari ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu yiruka ku musozi cyangwa wiheba, ni igikomere wagize kandi utaza kubona nk'ukibwira. Uzi ko ushobora kugira abana ukagira igikomere ntubone ukibwira. Reka nguhe urugero. Giye bambwira ubwa mbere ngo ndwaye kanseri, ubwa mbere nabwiye muganga ntugire umuntu uzabibwira kuko nanjye ntawe nzabibwira. Muganga arambwira ati oya, bagomba kubimenya kugira ngo bagufashe mu burwayi bwawe. Ndagenda mbanza kurwana nabyo rero. Rimwe naragiye negera umumama w'inshuti yanjye, ntabwo ari ngombwa kugira ngo nabonaga ari inshuti kandi nkabona ni mukuru. Ndamubwira nti rero bambwiye ko ndwaye kanseri, ariko ndakwinginze wenda ntuzagire ikindi kintu nkorera, ariko uzambe hafi, kubwire ko n'uyu munsi ataransura kandi duturanye. Muturanye kandi wari uzi ko ari inshuti, kandi nabonaga ari n'umuntu mukuru. Ese ngiye kukubaza, umuntu aje akakubwira ngo uzamfashe
wenda no kugemura ntuzagemure, ntuzagire n'ikindi kintu nkorera, ariko uzamfashe gusa umfashe muri ubu buzima, muri iki kigeragezo, muganire, tuganire, ambe hafi. Urumva ibyo bintu ibyo ari byo. Ese ubwo ni muntu nyabaki? Ni umuntu, ariko ni umuntu wenda niko ameze, ntabwo namurenganya. Mbere se mwe mubanye gute mbere kurwara? Twari tubanye neza cyane. Ibibazo biraje akuvuyeho cyane, wanabimusabye ari nawe wabibwiye bwa mbere? Niwe muntu wa mbere nabibwiye. Ntabwo murongera guhura se? Turahura. Akakubwira iki? Ubwo se urumva yavuga iki? Abafite isoni ariko agenda muganiriza bisanzwe. No mu bitaro ntabwo yigeze ahagera? Usibye no mu bitaro no mu rugo ntabwo yahageze. Jesus. Abantu ntabwo duteye kimwe. Hari abantu bafite umutima w'urukundo, hari abantu bafite umutima w'impuhwe, hari abantu bumva ikibazo cy'umuntu bakumva nabo ari icyabo, hari n'abandi bameze uko nguko nyine, ntabwo wamurenganya kuko niko abameze. None se mbere muganira utararwara wabonaga ari inshuti koko yabamagana? Ye baba we, nabonaga ari inshuti nziza, nkabona ahubwo niwe munyebanga wanjye, ngashimishwa nuko uwo muntu byibura mbonye umuntu nzajya ambwira ibyanjye. Ariko abantu bambere inshuti nziza, ni ukuri ndashima abantu. Hari groupe zagiye ziza bakansengera, hari abazamutse imisozi, harimo abantu b'i Nyanza baransuye, umva bakoraga ku mitungo yabo bakanyoherereza, abantu b'i Bugande, abantu b'i Kigali, mbega muri rusange abantu bo ku Gisenyi, umva no hanze pe, abantu baransuye. Hari igihe tujye twumva icyo kintu cy'uwo mu gihe kise kituma nibaza, abanyarwanda ajya bavuga ngo bakunda abakize. Gukira ntabwo ari mu buryo bw'ifatika gusa bw'imitungo, burya niyo umeze neza kone nta kibazo ufite watura umuntu kenshi ubukize umeze neza. Nawe se wibaza wumva ubusobanuro bw'ikintu cyitwa ngo bakunda abakize, ntabwo ari wabiganishije? Oya, buriya rero ikibazo si ugukira, ntabwo ikibazo ari ugukira pe, ahubwo ikibazo ni ubumuntu buri muri wowe. Hari ikintu cyitwa ubumuntu. Ubumuntu iyo buri muri wowe, wowe ubwawe uhita utekereza kuri mugenzi wawe, ariko iyo nta bumuntu ufite n'ubundi ntabwo umutekerezaho. Ariko icyo nakwisabira abantu n'abazatwumva ni uko umuntu yabanza kwibaza ku wundi. Buriya itegeko rya mbere ni ugukunda Imana, ariko irya kabiri ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wenda ntabwo wamukunda nk'uko wikunda pe, ariko byibura wagerageza ibyo ushoboye. Nubwo ngo tujya gukora ibyiza, ibibi bikanga bikadutanga imbere, ariko byibura umuntu yagerageza uko ashoboye. Iyo umuntu arwaye rero buriya agira ibibazo byinshi. Uzi ko iyo ufite nk'iterambere ni urugero, ukarwara iterambere rirapfa, amadeni uba ufite, ubwo ni ukuvuga ngo bihita bihagarara. Urumva nk'imyaka 2 hari amadeni nari mfite uyu munsi ndashobora no kubasha kwishyura. Iyo warwaye ukaremba nyine biba ari ibibazo byinshi byinshi byinshi, ariko Imana iri hejuru ya byose. Wumva wenda nk'iyo umuntu arwaye inshuti zagakwiye kumubanira gute? Wenda ni ikintu wizemo hariya, wowe wumva wabanira gute inshuti yakwiyambaje mu gihe cy'uburwayi cyangwa itakwiyambaje ukamenya ko iri mu bibazo bikomeye by'uburwayi? Ubu ni inshuti yakwiyambaje rero mu gihe cy'uburwayi ikakwiyambaza, burya wayiba hafi nubwo utagira ikiha, ariko wamuba hafi, kuko hari umuntu ushobora kuba afite ibyo kurya, nukuri akaba bifite uruhande rwe ariko akabura ubimugaburira. Hari umuntu ushobora kuba afite ibintu byinshi pe, ariko ku mutima we akaba akeneye umuntu umuhumuriza. Rero muri iki gihe cy'uburwayi nizemo amasomo menshi cyane, ku buryo mba numva nagira abantu inama. Umuntu nimba akubwiye ngo afite ikibazo, ntushaka ko kugira ikindi kintu umukorera, ariko mutega amatwi wumva ikibazo cye. Just gutega amatwi. Benshi bakenera uwo babwira. Ni nacyo gituma ubona muri iyi minsi urubyiruko rwacu ubona rwiyahura nko mu biyobyabwenge. Mbona hari abenshi babuze nk'ubatega amatwi, yabona afite nk'ikibazo akumva ko icyo kibazo agitura inzoga, ariko ntabwo arizo zikemura ikibazo.
reka tugane ku musozo. Uvuye kure kure uyu munsi umeze neza, uragenda, urabasha kuvuga, urabasha gusura abantu, urabasha kuganiriza abantu, urabasha kubaha ubuhamya bwawe. Wumva iminsi usigaje yo kubaho kwawe ari iki ugomba kwikoramo kidasanzwe wenda utari warateganije mbere y'uko urwara? Ni iki wumva kidasanzwe ugomba gukora muri ino minsi usigaje yo kubaho kwawe? Ubu rero mfite ubushobozi, njyewe hari abo namenya, mfite ubushobozi pe, numva najya ngemurira abantu barwaye nkabasura, kuko nabifataga mbega bukeya. Kandi ikindi kintu, buriya umuntu ushonje wamugaburira, umuntu ushonje wamugaburira, kuko inzara iraryana, nuhura n'umuntu ushonje uzamugaburire. Yego. Byanze bikunze. Ariko kugaburira abantu byakujemo cyane. Byajemo cyane kuko nabonye bibabaza. Birababaza. Umuntu ushonje arababara, umuntu ufite ikibazo arababara. Ariko uzi nko kugira ngo ubutekereza wenda ufite nka randevu yo kwa muganga, ukaba utekereza ngo ese nzajyaho gute? Ufite umugisha ukabona umuntu ubabaye uzajya nko kwa muganga, pe wanamufasha. Biramuhumuriza. Mama, reka tugane ku musozo. Nkeka ko hano bantu benshi bakuyemo isomo ry'ubuzima, isomo ryo guca bugufi, isomo ryo kumenya abababaye, babandi bageze mu bihe by'uburwayi. Niba umuntu akwiyambaje, jya wibuka ko umuntu nyine agukeneye. Tujye tuba inshuti, kandi inshuti nyazo, inshuti nziza. Inshuti nziza. Mama, wenda dusoza, ni iki wabwira umuntu uri kutwumva muri kano kanya, icyo wumva usigaje ku mutima utari wavuze? Abantu batwumva rero, ikintu nabifuriza ni ukugira ngo babane n'abantu amahoro, kuko nanjye wenda hari benshi ntabaniye neza, naboneraho gusaba imbabazi. Ariko maze kugera mu burwayi naravugaga nti Mana, ndakwinginze uzanshoboze kongera kubana n'abantu amahoro. Ikindi kintu pe, Israel ndamukunda, uriya mbonye Israel mbonye, nizeye ko kino kiganiro kimora rwose. Yego. Noneho rero buriya hari abantu, urabona umuntu w'umusore ujya gutekereza ngo ngiye kuririmba ziriya ndirimbo z'Imana, akabitinda akabifatira umwanya, kandi byaradufashije. Aho arabyumve, abyumve ko namukunda pe, kubera indirimbo ye cyane cyane aho yageze. Yego. Rero nshimiye umutware Imana yampaye, ngira umugisha, ni umusaza ariko turacyari kumwe. Yego. Nshimiye abana banyitayeho ndabibona, nshimiye abavandimwe, nshimiye n'inshuti zose zagiye zimfasha, nshimiye abaganga ba CHUK, nshimiye abo ku Muhima, nshimiye aba Kanombe, ariko by'umwihariko Diane ndamushimye aho ari abyumve. Dr. Diane wo muri kanseri hariya. Ni umudogiteri? Ni umudogiteri, ni dogiteri wo muri kanseri. Kandi nawe ndagushimye, Imana ijye iguha umugisha. Nkurikije inkuru, mbega inkuru yanjye iyo turi mu kuyumva twumva twishimye. Murakoze cyane ko nta matiko abamo n'ibindi byose bibi. Inkuru yanjye iba ari inkuru yanjye kandi iba ari nziza. Yego. Imana rero ibaha umugisha, kandi n'abandi bose baha umugisha, kandi ni ukuri Imana izongera itume twongera kubona. Amina. Imana ngiye guhe indi myaka myinshi. Byose izayiguhe maze uyikorere. N'ubundi numva nshaka gukorera Imana cyane. Ni inteza imbaraga. Nk'ubu nari mfite ibibazo nkabyimbagana, nagenda nkabyimba amaguru, ntari nabona imbaraga, ariko Imana yongere imbaraga, nyikorere nyivugire, mbega niba ngombwa, kuko hari ukuntu numva no hanze nahajya. Ugiye kuvuga Imana? Ngiye kuvuga Imana. Mbere wumvaga wayivuga gutyo? Oya, narayivugaga, nanayikundaga cyane, nkayivuga pe, najya no mu rusengero nkabyina nkumva ndanezerewe. Ariko ubu ngubu noneho byikubye nk'inshuro 1000. Numva no muri Amerika najya kuyivugira,
ahantu hose mba numva nzajya kuyivugira Yego. igihe cyose nteje ubuzima cyane. Yego, ngaho nguko reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turabashimiye cyane kuba natwe mu nkuru yanjye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze no kubateza imbere ibyo yifuza kugeraho muri ino myaka myinshi usigaje yo kubaho. Reka tuyatere ko ari myinshi myinshi usigaje yo kubaho, uzakore ibyo wifuza byose. Niyo check up uzasubiramo bizaze bimeze neza, bijye biza bimeze neza, bijye biza bimeze neza cyane. Kandi ikindi kintu wenda nakongeraho, abatwumva bose ndabashimye kubw'uko batega amatwi bakumva, kuko hari isomo bakuramo. Yego, murakoze cyane.